indwara yo gushishuka uruhu, indwara yo kubabara mu muhogo, indwara yo gushishuka mu kanwa, umwuka mubi, guhumeka nabi, kuribwa mu nda ndetse n'ibindi byinshi, ndetse n'indwara y'umwuma. Ibi byose biterwa no kurya amatunda. Ese ubundi amatunda ni iki? Amatunda yavuye he? Kuki ari ikintu cy'ingenzi mu buzima ariko warengera kikaba cyakugirira nabi? Iyi ni IG Rwanda TV. Ntiwibagirwe gukanda subscribe ndetse unumve ino video paka irangiye kugira ngo wumve ibyo byose imva n'imvano naho bituruka. Ndakwakiriye, guhaye ikaze. Amatunda. Ese ubundi amatunda yatangiye gukoreshwa ryari ku isi? Ubundi yamenyekanye gute? Ni bande bayakoresha nk'uburyo bwa gakondo? Ese ubundi yageze mu Rwanda ryari no ku isi muri rusange? Amatunda azwi ku izina rya Passiflora edulis. Ni imbuto yaturutse muri Amerika y'Amajyepfo, cyane cyane mu bihugu nka Brazil, Paraguay na Argentine. Nubwo atari ikintu cyavumbuye nk'umuti cyangwa ikoranabuhanga, amateka y'amatunda aratwereka igihe abantu batangiye kuyamenya no kuyakoresha. Abasangwabutaka bo muri Amerika y'Amajyepfo nk'abaturage ba Guarani na Tupi nibo ba mbere bazwiho gukoresha amatunda mu buryo bwa gakondo. Bayakoresheje nk'imbuto zisanzwe, mu binyobwa ndetse no mu miti. Mu kinyejana cya 16 abamisiyoneri b'Abaportugal n'Abespanyolo bageze muri Amerika y'Amajyepfo, batangazwa n'izo mbuto, bahitamo kwita passion fruit, imbuto y'umubabaro, bitewe n'uburyo icyo gihingwa cyayo cyari gifite indabo zisa n'izifite ibimenyetso by'umubabaro wa Yezu, Passion of Christ. Bemezaga ko imisumari y'indabo yerekana imisumari yabambye Yezu, n'ibindi bice bigize indabo zazo bikerekana imyemerere ya Gikristo. Nyuma y'aho amatunda yatangiye gukwirakwira ku isi biciye mu bucuruzi bw'Abongereza, Abafaransa n'abandi bakoloni, by'umwihariko mu bihugu bikonja ku rugero ruringaniye nk'u Rwanda, Uganda, Kenya, Australia n'ahandi. Ese ubundi amatunda yageze mu Rwanda ryari? Mu Rwanda amatunda yatangiye guhingwa cyane mu mwaka w'1960 ukazamuka ukagera mu mwaka w'1980, cyane cyane mu misozi yo mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'igihugu, aho ikirere gishyushye gishyigikira imikurire myiza yayo. Kugeza ubu ni kimwe mu bihingwa byinjiriza amafaranga abahinzi ku isoko ryo mu gihugu no hanze yacyo. Amatunda si ikintu cyavumbuwe nk'uko tuvumbura ibikoresho cyangwa imiti, ahubwo ni imbuto kamere yakomotse muri Amerika y'Amajyepfo, izwi kandi ikundwa kuva mu kinyejana cya 16. Abamisiyoneri b'i Burayi bayihaye izina rishingiye ku myemerere yabo, hanyuma ikwira ku isi yose harimo n'u Rwanda. Reka noneho tuvuge ku cyatuzinduye. Nibyo koko amatunda afite uruhare rwinshi mu mubiri, afite akamaro, ariko nko ku bindi biribwa byose, uramutse uriye menshi bishobora kugutera ikibazo gikomeye mu buzima bwawe. Mbere na mbere katuvuga icyiza cy'amatunda. Potassium. Potassium igira uruhare mu kugenzura umuvuduko w'amaraso no kurinda umutima. Aka ni akamaro ka mbere k'icyo twise itunda. Vitamini A ni vitamini ifasha amaso, uruhu n'ubudahangarwa bw'umubiri. Ibi nabyo ni iby'itunda rigufasha. Antioxidant kurwanya indwara ziterwa n'imyunyu mibi, radicals libre, harimo kanseri n'indwara z'umutima. Ibi amatunda arabirinda. Fibre imyunyungugu ifasha igogora rikagenda neza, igabanya constipation, inagabanya cholesterol mbi mu mubiri. Kandi amatunda nanone agizwe na vitamine C ifasha mu kongerera umubiri ubudahangarwa no kurwanya infection. Amatunda aka niko kamaro kayo.
Ariko se noneho ni izihe ngaruka mbi duterwa n'aya matunda turya buri munsi? Ka tuzirebe. Amatunda afite ingaruka mbi nyinshi, harimo izi ngizi: kwinjiza isukari nyinshi mu mubiri. Nubwo amatunda arimo isukari karemano, kurya menshi bishobora gutuma winjiza isukari nyinshi cyane mu maraso. Byaba ikibazo ku bantu bafite diyabete cyangwa bafite ibyago byo kuyirwara. Bishobora gutuma ibiro byiyongera niba ubirya buri gihe mu rugero runini. Guteza aleriji. Hari abantu bake bashobora kugira aleriji ku matunda, cyane cyane ku matunda y'umutuku. Ibi bishobora kugaragara mu buryo bukurikira: kuribwa mu muhogo cyangwa mu kanwa, guhorana umwuka mubi cyangwa guhumeka nabi, uruhu rushushika cyangwa kubyimba, kuribwa mu nda bitewe n'umwuma. Amatunda harimo aside nk'iya citric. Iyo uyariye ari menshi cyane bishobora gutera kuribwa mu nda, acidity, reflux, gastric ku bantu bafite igifu cyoroshye cyangwa uburwayi bwacyo. Si ibi byonyine, amatunda ashobora gutera imvune ku gifu, digestive issues. Amatunda arimo fibre nyinshi cyane. Iyo uyariye ari menshi cyane icyarimwe ushobora kugira kubyimba kw'igifu, ushobora guhitwa cyane cyangwa kugira isesemi. Si ibi byonyine, amatunda wayarya ari menshi akagutera ibibazo byinshi birenze. Ibyiza, igitunda rimwe cyangwa 3 ku munsi, bitewe n'uko umubiri wawe uyakira. Niba uri mu rugendo rwo kugabanya ibiro cyangwa ufite diyabete, ni ngombwa kugenzura ingano y'amatunda urya. Irya amatunda ku ifunguro, ariko nturye menshi icyarimwe. Nubwo amatunda ari imbuto ifite akamaro kanini mu buzima, kurya menshi cyane bishobora guteza ingaruka nk'isesemi, guhitwa, kongera isukari mu maraso ndetse no kuribwa mu nda. Gira ubushishozi mu kuyarya, kandi niba wumva hari impinduka mbi zabaho nyuma yo kuyarya, byaba byiza kugisha inama umuganga cyangwa umuganga w'inzobere mu mirire, nutritionalist. Ndagushimiye ko wakurikiranye IG Rwanda TV. Ntugende udakoze subscribe. Twiza aka kanya ni uko ikintu icyo ari cyo cyose duhura nacyo mu buzima gishobora kudutera ibyago. Irya amatunda makeya, 3 ku munsi cyangwa 2 ku munsi. Irinde kurya amatunda menshi ko byaguteza ibyago. Ndagushimiye.